aremera kuguha umugeni icyiciro urimo kuko ibyo leta y'ubumwe yacu uyu munsi niko bisigaye bimeze. Iyo uri mu cya mbere bageraho bagushyira icya kabiri. Bivuze mu kinyarwanda harya muroroye wacu ni kure turabatunze muratunze tugukoshe nk'umutunzi waje wikwije ndikwije rwose. harya amazina y'umurerwa yose urayazi? umurerwa amazina arayazi nayo mutazira arayazi, ariko hashobora kuba hari n'andi y'utubyiniro two mu rugo nayo mwayambwira. azi ko yitwa nde? mbere uko ari umurerwa wanjye bajya kumenyana ari mu ishuri, ije hano nje kumusura ubwo twazaga gufata irembo, numvaga amatwi asumiramo ambwira ngo ni mukobwa jana, ni murora umwere, ni zaninka n'ibindi nandi nkayo ngayo. Hakazamo na Nyiramwiza wa Nkubito, hakazamo Nyiramutemashyushyu, hakazamo Bwiza budashirira n'ayandi nkayo. zikumbuka numviriza wowe iyo uje ngumenya utuzina twose tw'abana. Maze rero yitwa mukobwa jana, yaba ari ryo wumvise ryonyine, ariko ubwo nandi wayumvise ni byiza. narayumvishe. Wazanye amashyo ko dukoresha umujugujugu? Nazanye amashyo ndetse nazanye lisansi, ntabwo ari amashyo gusa, nazanye lisansi. Bavuze ko yazanye izisaza kandi saga magana. Reka rero Kayira mukoshe zamuye mu ntera, nahagaze nanjye ndahama, natangiye kare mfite ubwoba, ariko noneho mpagaze imbere yawe numva ndakomeye. Rero nyakubahwa umubyeyi, nk'uko wavuze ati ntabwo turi aborozi ahubwo turi abatunzi, ubundi turagira ngo udukwere, twebwe tugukoshe udukwere inka 8 zikinze, kandi udushakire n'amashashi arara imfizi mu mahembe. Murakoze cyane. Ubundi mu muryango wacu tugira amashyo menshi natwe, kandi nabwo ko tugira n'isaga tugira risanga mu bwo bwiye. Tugira rero n'izo dupfa nk'izo yifuje, ariko nagira ngo muri kano kanya murebe umutahira wanyu n'umutahira wacu, kuko bizi ko urwuri rwacu ruhari hiko n'urwanyu, maze agende mu rwuri rwacu muri ayo mashyo yose, agende we ahitemo, nahitamo izavuze njye ntacyo. no mu izina ryanjye bwite nk'uhagarariye umuryango tubahaye umugeni. Murakoze. ahasigaye umuyobozi wa gahunda ibyatinze ubyihutisha. Murakoze cyane. Amase mama imbabazi imbere ntazo nasabye, reka zisabe none uzabatangira zo gazisaba. Kugira ngo rero warebye ko buri buki uronyuranye nko mu kera babikaga, maze ukumva ko umubyeyi wabyaye neza nkajya nkaho gake gake, ukajya nkaho gake gake. Iyo rero nishimwe. Murakoze cyane. maze rero ndibwira ko nta kindi tugiye gukomeza igitaramo, tuze kugira ibintu tukiza. maze njye wambwiye ngo yitwa Habimana Fulgence, ariko tugeze mu birori n'ibingibi ntabwo yishora umfasha yabirirwa mu muryango n'ubundi byo tugenderaho. Kirazira uramuhana yageze n'aha, nicyo kibazo nyine ngo ariya turihangana. Kirazira kwishora kwa sobukwe, kirazira gusubira inyuma kwa sobukwe, ahubwo ndagira ngo uko bahagaze uko nguko bose urabona ko ari abasore beza, ndagira ngo ngamo rutimbirwa angorere aka kantu kugira ngo akugaragarize ko iwacu mu ntore tugira udushya. Ndagira ngo abasore batari Habimana Fulgence batari ntabwo ebyiri basubira inyuma, Fulgence nawe atari imbere. Murakoze. byaba ari udushya ruje. Bravo. Ese ko ndi gutanyegera ko ahangaha haba n'iki? Okoye
wamubonye abana n'ubumuga ariko ntabwo ari ibanga abantu n'ubumuga rwose utari wabivuze kazi navuze menshi ariko n'ibyo nari byizigamiye niyo mpamvu ubu ngubu hari hageze mu mivugi kuroja umurerwa rero azobereye mu by'amagufa ntabwo gipfuye abasha kumenya uko kugenza umure naho umeze uti Yesu ashimwe byose asebye jibi inyuma rwose reka umurerwa kuko maze rero dore uyu muryango wose abantu bahatuye kurebe sinzi niba hari abuzima ariko tumaze umwanya munini dufite impaka nziza kugira ngo bakomeze kudutanga bariya basore se hari ubuzima umukobwa ni uburere humura umurerwa umusaza we yitambutse ariko reka mwinginge kuva mu nzira ugera hariya higisha hanze Indema nanone igirayo abadufatira amafoto twebwe dushaka reka ahubwo mu cyumba cy'umubabaro n'umunezero hanyuma ariko uyu musore umugenera ibimukwiye maze aramukunda naho nawe musaza wawe turasigara tumwitaho ba hafi y'umugabo Damascene urakoze cyane Bibiliya niyo ivuga ngo ndagira ngo Fuja wageze mu Katabambi ariko dore umurego nguyu yaje reka rero mugushyikirize nk'umubyeyi nsezeye mu nzira nkagira nijyama mwaye
rero dututiza metero ibintu gushyira bisanzwe mbizi n'ubwa mbere bivayo kandi ni koko uyu ni umunsi wawe maze musabe kugira ngo urambure ibiganza abo bantu ubona bose niwe bashagaye Fulgence ariko ngayo nguko rero aragira ati ndabashubije ababyeyi kandi abakobwa namwe mwajyaga mubona ntambuka mwihangane mukomeze y'amasengesho Kristo arahari reka sabe rero murerwa nawe ubwo Fulgence nawe nabona ko ari bugufashe nawe aragufasha urambura ibiganza rwose suhuza ababyeyi nuko bana rero muramutuka basabe nyakugira imana rubanda bafite u Rwanda rufite Paul uravuga Paul wamutunzi wagabye amashyo y'inka amata asoma imvura y'itumba yitwa rudasumbwa bashumba dusumbyaho tutiri mutagatifu Paul wa kabiri gahindiro wo mu Rwanda twigire mu ngeri dara abakobwa bambara inkindi banyira bakambara impeta ihumura mukobwa mwiza nzagushakira umugabo gicaniro cy'inka ntukabura umuriro n'ikirere cy'inka ntukabura icyarire cyansi cy'inka ntukabogoke ndahatiriza iwanyu wanjye ngo nayibaritse umucyambi cyamura amabondo nyerekeje agahinga ishiraga Imana nyir'ubutangwa muteka jabiro nitembesha iyi migezi irasekira kwe kwinuka ati sinasangira amazi n'ibibe mpariye intama ndatirize wanyu wa mukobwa we ndabona umukobwa w'imbavu ndende nk'uwanyoye inka kora twinikiza amahamba dore abasaza bari kuganira tone dutarame dusabeke ingamba gati gaturika kandi gashibuke bwira amazina y'inka nanjye ndavuga amahamba yazo amata yo inka none ndumva burya ngo radiyo ivuga ifite amabuye ndumva aritoye umurongo mbona ninikiza amahamba jyana kwa so nisabira ubuhake data mwiza ni Musabyimana Elizabeth nkaba umwari ubereye u Rwanda umutereka amata umususurutsa ruhimbi sindakaye inka zitashye simubona njya gukamisha nari nkuzaniye imizinzo mukuru wanjye bakamishaga nkuzaniye n'umutahira ngakubwire ayo yari amahamba reka kubwire amazina y'isoko wanjye yakora ndizihirwa kandi iyo mvuze inka nuzura umwuka ngatangira kuzivuga mu ndimi n'icyamabwiriza cyanane Yesu cyane kanyana waruwe ruhimbi
nzogera muzima hati cyamabwiriza cyane cyane akanyana wari ruhinduye kuko ari mu ruhango benshi umugisha ndakugira imana nanjye azavunzira muri pfukamye imbere yawe nkana umugisha aho byinshi oya ntabwo nakwikora mukuru wanjye yarongoye nshyirira mu bitugu by'uruhanga rwanjye rwikoreye ibi nshyirira mu bitugu nshyirira ahano abasha kwikorera dore ngo n'uruhanga twizihiye amasunzu kazi uruharamo hatwe mu mpeke ngwino dushyire data njye kukwereka data mubyeyi data mwiza ntugire ngo nirajana nzahinduka yawe wanjye niyo mpamvu ubona afite inyuma nziza nk'inyana ziri mu ruhongore ntagira amaboko ya kaninka ntagira ibitugu byikoreye imitavu ntagira imbavu ndende nk'iz'inyama ukuri kw'imana kw'inka habwa amata y'inka amata y'inka yikoreza amaboko ya kaninka aho nawe ntabwo haba amata y'inka ndetse twigendere batutse kandi bagenda babyina rwose baha amashyi cyane bati rero baya mazina y'inka niba hejuru banyegere amaseni ngakunda kuvuga namuha kandi ndirimba mvuye kuririmba nayumvishe nishima umwami wo mu ijuru ngo ntabwo ari byo mushimisha ngo nahagera mukagira neza tugatarama tukabasaba umugeni mukaduha umugeni mukadukosha tukabakwera mukatwakira nyemerera muri kano kanya nakubwiye ko nizamo n'umuryango ntazateba ahubwo nzatebuka nta na hamwe rero mu muco nyarwanda ndi busige niyo mpamvu uyu mwanya ngira nti unyemerere mu kanya naguhaye ishimwe ry'uko mwatwemerera umugeni uyu mwanya rero n'ubundi zahoze ari inzoga n'ubuki unyemerere unyakirire ubuki mu kinyarwanda babwita ikizeneko n'ubu cyo gutebutsa umugeni kugira ngo igihe cyo ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane bitari by'abandi bavuga ngo itariki niyo kubeshya aho n'abapagani twarakijijwe nanjye ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa kane uzametera umugeni iyi ni ya nzoga nyirasenge y'ikizeneko yemerera ubu ni imitobe ubu ni amuki ariko mu kinyarwanda hoze ari inzoga ariko ubu ngubu byose byahindutse imitobe bihinduka amuki yegerera rero iki kizeneko n'ibishimo ry'umuryango kuko mwatwakiriye murakoze nagira ngo mbasabe mushimirire Oscar kuko ntako atagize kandi ese amashyi arimo amashyi yanga turagushimiye murakoze cyane turagushimiye kandi kugira ngo ntacyo twakwima tugifite turabizi witangaje tugushimiye byo werekana kandi ugaragaza nk'Imana iyi tariki n'uko ukwezi wari ubizi byari byaragenwe twe tutarabaho impundu zizavugira muri uyu muryango muri uru rugo kuko gusohoza isezerano wavuze umunsi urema umuntu umunsi urema umugabo witwa Adamu waravuze ngo si byiza ko yoba wenyine niyo mpamvu bidukurikirana na uyu munsi none Mana turagushimiye ko warinze aba babyeyi batubyariye umugeni bararera neza batunga neza none Mwami tugeze kuri iyi ntambwe batwakiriye neza batugaburiye neza impundu nyinshi uyu muryango tuwusabiye umugisha tuwusabiye amahoro ahandi tuwasabiye gutekana n'ubumwe bukomoka iwawe tugiye kugenda rero reka marayika wadananye natwe atuje imbere muri ziriya modoka ni wewe uba dereva wo kutugeza hariya mu rugo hariya ku mudugudu aho amahoro yawe asigarane n'abasigara kandi amahoro yawe atubanziriza imbere tuyambaje Imana mu izina rya Yesu umwami wacu amen.
turebe noneho rero amategeko atwemerera kubasezeranya. Ntabwo ari ukuza gusa kuko nababonye ahangaha ngo tubasezeranye. Hari amategeko dusabwa kubanza kubahiriza. Ikintu cya mbere tubanza koza abageni. Muje ku bwanyu. Ntawe ufite ubwoba, ntawe usunitse ngo ubwawe. Tugomba kuranga ubukwe byibura iminsi 20, ariko ntiturenze amezi 3 tutarataha. Tukandika imyirondoro y'abageni tukashyira agaragara, runaka na runaka uvuka ahangaha uzashyingirwa ahangaha igihe n'iki, bikaba bizwi neza, kandi ntibirenze amezi 3 ubukwe butarataha. Tukababwira urugo ntabwo ari ugukinira, urugo ntabwo ari urugo ni ishuri, urugo ni urugendo. Murumva, ntabwo umuntu asinzira ngo yongeye kubaka urugo, bisaba ubukure mu bitekerezo cyane, kwihanganirana. Ubundi urugo ntabwo abageni isezeranya, kuko ntabwo byari bikikije amazu yacu, by'abipangu, yabifatangwe, yabihati, yabivuguza n'urusoya. Urugo n'ibiberamo imbere byose, ubukire, kurwana kwaho, kandi gucana inyuma, amadeni nirwo rugo ruri. Ugomba no kukuze mu bitekerezo, kuzihanganira byose. Iki tureba rero, turi amasano y'abageni. Amasano burya ari ukubiri, amasano y'umubiri, mushiki wawe, mukuru wawe, nyogosenge, byose byo mu muryango. Hakabona n'amasano yo mu mategeko. Tuvuga amategeko ni nk'umwana wiyandikishije kuzarera utaramubyaye. Icyo gihe umwana wiyandikishije kuzarera utaramubyaye aba ari uwawe, ntabwo wemerewe kugushyingira iwanyu mu muryango, aba mushiki wawe, aba ari umwana wawe mu mategeko. Ubwo ntabwo yongera ashobora kujya gushyingirwa mu muryango wanyu. Bita amasano yo mu mategeko. Rero nsabe abaherekeje niba ibyo mvuze byawe imiziro yatonda basezeranya, ubimbirira ahangaha ntabakomeza. Biri muti ubukwe ntabwo tubuzi, mwite abantu bavindimwe, umwe muti yashatse ahandi cyangwa he yose, tubwira ati sahanga watubwiye gusezeranyiriza imyaka ntiyuzuye. Nyambabwire rero, mbwire utujuje ibyangombwa kikagera bihagarike, manze agenda byuzuza. Ntawe agiye kuza kunyongorera kwa burya oya, tujye tubyangana handi. Turebe noneho rero, gusezerana ni kimwe no kubana ni ikindi. Ni iki muzigengesera mu mibanire yanyu? Ni iki cyabatandukanye? Hari ibyo twakwitera, hari n'ibyo tutakwitera, bijyanye na kamere muntu, na kamere y'isi, nubwo tutabyifuza. Ariko mwitabye Imana, usigaye yandukuza mugenzi we, akaba dosiye ishojwe ko nawe yifuza niwe birorere ko turi ku isi, akaba yashaka undi. Icya kabiri, itandukanye abashakanye, ingeso yo gucana inyuma. Gucana inyuma bagashakanye yo bwokamye mwebwe cyangwa bose simbi, mukamugira inama bakamwanya, bakamuteza nabwo byabavanye ntayicikeho. Uwumva ibangamiwe n'iyo ngeso afite uburenganzira bwo kubigaragariza urukiko, ariko n'ibimenyetso akaba batandukanye. Niyo mpamvu ubu ngubu baba babazanye ahangaha gutya nkamwe mubaherekeje, si ukugira ngo muzabure mbeke mukamenya muri benshi. Hari abandi bandi bataje, nuko muri nkoramutima zabo ubwo kubagira inama hakiri kare. Urumva kuba mwaje si uko yango kamera ibone abifotora, kuba utoranye uzamerekeze bagwa inshingano zo kuzamuba hafi kugira ngo atagwa mu makosa. Sibyo buyo? Nicyo burya mpamvu muri ahangaha nabi. Burya rero yo muravuye mu kutari yambere, ukazana ababyeyi mukamukomakoma, yo urakongera amakomakoma, ukabona ntabwo yikosora, icyo gihe ubutanga abagabo. Ubwo buti noneho rero ndabona ingeso ntayibasha, ngiye ukiri batandukanye. Iya kabiri cyatandukanye abantu, gatatu cyatandukanye abageni, ni gufata nabi uwo mwashakanye, kumushonjesha, kumukenesha kandi ubushobozi bwanyu. Ugasanga
muyakorera byose basanga uburyo umutungo uko uhagaze siko babayeho. Wumva rero ahafite ikibazo cyo kufashwe nabi mugenzi we arigagaza urukiko rukabisuzuma bakareba uburyo babanye bakareba uburyo babayeho bakaba batandukanye. Icya gatatu guhoza ku nkeke uwo mwashakanye umusebya umucyuriye ibyo muziranyeho ibintu byinshi cyane tukuru twinshi muziranyeho niba ari agahira yaza akaza yivugiye ibishakiye urugo si ugukiniro. Niba gusa amagambo akubwira atakubaka amagambo akuje agusebya agaza urukiko yumva atakubaka mu buryo yashakanaga. Icya nyuma atandukanya nk'igihe umuntu yagize gushaka urugo akarwubaka nyuma yaho agataka n'uwa mbere birumvikana biciye amategeko agashaka undi iyo wowe uzanye hawe ha mugabo bamenye ko yagize uruhare mu gusenya urugo rwa mbere yakubeshyeye yamubeshyere ku kugenda kumusenya. Iyo urukiko menye yuko uwo mwashakanye yagize uruhare rwo gusenya urugo rwa mbere bakura higire nta n'uwabimenya urukiko rurabana. Rero ibyo muzitwararika mu mibereho yanyu. Turebe noneho rero uko muzacunga umutungo nk'abashakanye. Ese uko habayeho yiharika akarima agatungo n'ibindi uko mubayeho none mukanya murabo umuntu umwe iyo mitungo izacungwa gute? Hari uburyo bwateganijwe butatu murahitamo ubwo banugiye. Ubwo buryo bwose rero ufite ibyiza n'ibibi nta bwiza ngo nta n'ubwo biye ngo byose saba wamukoze. Hari uburyo bwa mbere bita ivangamutungo rusange mukavanga byose ntimugire ikintu musigaye n'amadeni mukayavuga mbere ko tugatanye kabizo dore ibintu nzanye dore nuko nawe dore usanganye ikintu cy'ivangamutungo rusange byiza tanga icyizere ariko ingaruka za preliminary iyo banki ije guteza cyabona tukabona byose hera umutungo wari runaka aho uri hose kamwe bibikiye ku ruhande wahesha umugabane kugaragaza. Icya kabiri rero ivangamutungo w'umuhahano ni ukuvuga umutungo muzateranya muvuye uwa mbere oya abigengaho n'amadeni yawe no gutinda urugo none ifite umusigiti mu rugo ni mutunge dore wonza gutangira akanya himara kurahira. Ibyiza byabo nabyo nibyo rero ibibabwira nuko ni habaye iki kibazo agira nk'akazo ka banke gatwara nyiri gutanga iyo ngwate imwe awakari mugore ibize mbwa bibiseho niko gakiza urugo. Ariko nanone kibi cyayo iyo munana mutumvikana neza habamo ubujura basanga umuntu aba mu bya rusange yiba ashaka kuri konti abami umugabo n'umwana wundi ntabami basanga ibya rusange bagenda bivunira upfunyura ashaka kuri konti yawe ugasanga ufite itandukanye yo kwigizaho ni binatera n'akajagari umugore ararusha amafaranga ugarusha amafaranga byose abako mubanye neza. Gatatu rero ni ivangura mutungo risesuye ntacyo muzateranya ngo uyu nguyu nawe nguyu n'amadeni angaya mukamya gahunda y'urugo gusa urugo rukeneye angahe mugateranya mukabara n'ibyo biba byiza nyine utanze ingwate ukora banki itwara ibyawe nawe itwara ibyawe gusa akenshi nanone dukimbirane ubwo yaguze imodoka ye ntafite ukore inzu nziza yo kahariye ku mafaranga ye Nikumbwe teno rero abagabo nabo bafite mu rugo bwo boroshye. Umugore ufite amafaranga ye bwite sizamukira. Kanira. Umugore ntategeka ngo azasama amafaranga akaba ari none rero bafata ishati ngo yawe wase uvuga iki mugore magura yujuje iduka hariya wowe genda intamire
ugasanga iyo gucunga nyine buryo usanga bibaye gusa isako mabanye zikirabwira ubwo uri batatu rero bwatoranyijwe n'amategeko yo gucunga umutungo w'abashakanye mwatubwira rero umwemeje ivangamutungo rusange Clelia ivangamutungo rusange wamashye cyane rero turi kujyanye n'ingingo ya nyuma ni ukuvuga ko inshingano z'abashakanye kuba hamwe bagakora ikintu kimwe bitibagize yuko buri muntu mu rugo afite inshingano ze zijyanye na kamere ye ntabwo yabereguye ku mwana kumutunganya ariko yakubona igihe we mugabo nawe abikoze mugabo hanze mugabo akajya hanze kubaka inzu kugira bitewe na kamere muntu yewe Habimana Fulgence maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe yemeye nta gahato ko wowe Merwa Clemia umbera umugore tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abitegeka. Njyewe Merwa Clemia maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato ko wowe Habimana Fulgence umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Prosper umwanditsi w'abemerere wa Kinazi maze kumenya amasezerano ya Habimana Fulgence n'Umurerwa Clemia bagira imbere yanjye amirwa abeshi shingiye kandi kubasha mpabwa n'amategeko nemeye yo kuvubu Habimana Fulgence n'Umurerwa Clemia bashyingiranwe nk'uko amategeko abiteganya. YegoB.com. Sinzi igihe nsigaje ku isi, sinzi umubare w'inyenyeri, ariko hari ikintu kimwe nzi neza 100%, nuko ngukunda. Yehehe wowe nzirigera ku munezero wanjye, umutima wanjye wawuhinduye iriba ry'akanyamuneza. Indoro yawe inkoraho ntashyikira, umva ndagukunda ndagukunda, rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo, nkumva naguhobera gusa ngatuza. Irukundo rwanjye irubavu rwanjye, ibyo ntukabishidikanyeho, ndagukunda. ahantu tugeze abantu ibyo wakoze tukuragije n'ibiri imbere ibyo uzakora n'imirimo yawe itangaje iri mu maboko yawe. Ubwa mbere ni ukwacu ariko gusohoza ni ukwawe. Tugushimiye ko uyu munsi nawe udusojemo kandi ugasohoza ibyo twawugambiriyemo. Izina ryawe rihabwe icyubahiro Mana. Turagushimiye Mwami Imana ishobora